muraho neza kandi muraho nongeye kubasuhuza nshuti zanjye ndongera kubahobera cyane bifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'ibikorwa, umwaka w'intsinzi, umwaka wo kudacika intege. Uyu munsi rero nzanye nje kugira ngo tuganire ku kiganiro kivuga ibintu bitanu abantu bakora mu ntangiriro z'umwaka, rimwe na rimwe ugasanga umwaka urangiye n'ubundi ayo makosa yo bakoze mu ntangiriro zabo birangiye n'ubundi bibagizeho ingaruka no mu mpera zabo. Kuvuga ngo iyo umwaka utangiye abantu wese cyangwa se buri wese bafite ibyifuzo byinshi, ariko ukuri kubabaza nuko abantu benshi bagira gutya bakangiza cyangwa se bagakora amakosa mu ntangiriro z'umwaka, bityo umwaka wabo bakawangiza utaranatangira. Niba ushaka ko uyu mwaka uzaguhindurira ubuzima rero ndakwinginze kurikirana video yanjye kugeza ku musozo wayo. Ntiwibagirwe gukora subscribe wowe utarayikora, ndetse urayikinge, ukore share, ndetse unashyireho comment niba hari amakosa amwe n'amwe ngiye kuvuga waba waraguyemo. Murakoze cyane rero, reka dutangire video yacu cyangwa se dutangire amasomo yacu. Ikosa rya mbere abantu bakora batabizi cyangwa se rimwe na rimwe babizi cyangwa batabizi ariko bikabangiririza intangiriro z'umwaka, ni ugutekereza ngo igihe cyanyacyo cyo kuzakoramo ibintu. Mu by'ukuri nta gihe cyanyacyo kibaho, nongere bisubiremo, nta gihe cyanyacyo kibaho. Wowe utekereza ngo njyewe nzakora umushinga uyu n'uyu ariko nzakora umwaka utaha, nzakora mu kwezi kw'imbere, menya neza ko nta gihe cyiza kibaho. Icyo gihe uri kubitekereza ahubwo nicyo gihe cyanyacyo wakabikoze, kuko nibwo ufite igitekerezo cyo gukora. Mu by'ukuri umuntu watangiye gukora niyo yaba atiteguye aruta wa wundi uvuga ngo nzabikora mu kwezi kw'imbere cyangwa se mu mwaka w'imbere. Iyo utangiye rero umwaka ureba ukajya utekereza ngo uzabikora mu gihe kizaza, icyo gihe uri kwangiza future yawe. Ikindi kintu cya kabiri ni ukwigereranya n'abandi. Kuvuga ngo ari igihe utangira umwaka uvuga ngo runaka reba iyo ageze, reba uko yabigenjeje. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye wigereranya n'abandi wiyibagiza wowe aho uva. Kandi twibukiranye mu kinyarwanda baca umugani ngo utazi yava ntamenya iyajya. Rero iryo kosa niba wararikoze ubwashize ntuzongere. Ni ukuvuga ngo urugendo rwawe ntabwo ari rwo rwundi, ndetse aho ushaka kwerekeza ntabwo ari hundi nawe agire gute ashaka kwerekeza. Niyo mpamvu kwigereranya ari cyo kintu kibi cyangiza inzozi nyinshi kurusha gutsindwa. Ikindi kintu cya gatatu rero, abantu benshi batangirana umwaka ibyifuzo byinshi bidafite gahunda. Kuvuga abantu benshi usanga bavuga bati uyu mwaka ndashaka gukora byose. Ese byose ushaka gukora ni ibiki? Rimwe na rimwe ibyo byose uvugana na kimwe gifite gahunda. Icyiza rero cyangwa se tangirana icyifuzo kimwe cyangwa se bibiri, hanyuma ibyo byifuzo ubishyireho umurongo uburyo uzabikora. Ibyifuzo byinshi bitagira gahunda ni inzozi zishaje. Ibyo rwose ndabikubwiye. Ndongera kukubwira ngo wowe uri kunkurikirana, niba turi kumwe kora like, usharinge bagenzi bawe kugira ngo izi nyigisho cyangwa se ubutumwa bugere ku bantu benshi, ndetse nibagirwe gushyiraho comment niba hari amakosa waba waraguyemo hasi aho ngaho. Reka dukomeze rero. Ikosa rya kane ni ukureka vuba cyangwa se kuva ku bintu vuba. Ugasanga umuntu yatangiye neza ariko ageze mu kwezi kwa kabiri agira imbogamizi, acika intege. Ukuri nuko nta ntsinzi iza vuba, uko niko kuri mubwiye. Ibintu byose bigira struggle, bigera aho ugera kumva wabireka cyangwa se kumva ucitse intege, ariko ndagira mubwize ukuri, kugwa siko guherayo. Kuvuga ngo uguye guhaguruka biremera ugakomeza. Ikintu cya gatanu rero ni ukudasubiza amaso inyuma. Abantu benshi, ndagira ngo mvuge nkoresheje iri jambo mu mbabarire, abantu benshi ntabwo bakuze gusubiza amaso inyuma ngo bamenye amakosa baguyemo, hanyuma bamenye n'uburyo bakosora ibyo bagiye gukora muri uyu mwaka. Iyo utigeze, ni ukuvuga ngo niba utarigeze usubiza amaso inyuma mu mwaka washize, icyo gihe ntabwo ubasha kumenya neza amakosa wahuye nayo, kugira ngo ubashe kuyigiraho umwaka ukurikiyeho bizagende neza. Ni ukuvuga ngo igihe cyo gusuzuma ibyo wakoze nabi ndetse n'ibyo wakoze neza ni mu ntangiriro z'umwaka. Mu nshuti zanjye ni ukuri ndakwinginze, ni ukuvuga ngo uyu mwaka cyangwa se uyu mwaka, nongere subiremo ngo uyu mwaka niba wifuza kuzaguhindurira ubuzima, hari ibyo ukwiriye gukora. Niba wifuza ko uyu mwaka wazaguhindurira ubuzima, hari ibyo ukwiriye gukora. Ni wowe ugomba kuhindura igikoresho cy'impinduka muri wowe.
nongere mbisubiremo, uyu mwaka niwo ugomba guhindura igikoresho cy'impinduka muri wowe. Hindura uko utekereza, hindura uko ukora, ndetse uhindure n'uko ubigenza. Ni ukuvuga ngo inzira zose ubikoramo zihindure. Nongere nkusabe rwose kurikirana iyi video, kuri subscribe, sharing niba inshuti zawe zaba zaraguye muri aya makosa, cyangwa se utekereza ko baba bakeneye aya masomo, uyabasharinge, hanyuma nimurangiza mukore like ndetse mushyiraho na comment. Niba kandi wumvise iyi video hari ikintu gufashije, shyiraho udutima, hanyuma turushe gukomeza twigira hamwe. Murakoze cyane. Ni Anisha ya TV show, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.